nguhaye ikaze niba utarakora subscribe rwose umenye ko nyabuna uba urimo uratwiba ariko igeza ubu ngubu tuvugana nkuzaniye breaking news ya ba bakobwa ba South Africa babandi biri kuvugwa ko batwite. Inkuru reka nihereheye hashize iminsi igera mu kuri 3 ubundi nubuhera kwa gatanu hari abasirikare ba Sadc nivuga abasirikare ba Sadc bumve abasirikare bari barimo abasirikare ba Afrika y'Epfo, bari barimo abasirikare ba Malawi, abasirikare ba Tanzania. Ndumva ibyo ngibyo ari bimwe mu bihugu bifite abasirikare baje kurwana na M23 hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko rero aba basirikare murabizi ko M23 imavuze gufata umujyi wa Goma. Aba basirikare hari abamanitse amaboko, bivugwa ko bamwe bo muri Tanzania bo banagiye ubushize baragiye. Aba Malawi nabo ngo perezida wabo yitwa Chakwera Lazarus cyangwa se Lazaro afite uburyo yakiniye diplomasi. Abasirikare nabo ngo baragenda bamwe na bamwe, ariko muribuka hari abajyanye na ya mirambo, mu bajyanye na mirambo harimo n'abandi bari bakomeretse nabo barajyanywe. Hanyuma rero twari tumaze iminsi n'undi dutegereje ngo bamwe mu basirikare, bamwe bavuga ngo bagera kuri 300, ariko by'umwihariko barimo abafite critical conditions cyangwa se bafite ibibazo biteye inkeke. Harimo abakomerekejwe n'ibisasu, wenda kwa kundi ibisasu byabakomerekeje ubwo bajyanaga abandi ubushize, bakabona wenda ibikomere bitari ku rwego rwo hejuru bakabasigarana. Abo ngabo barimo baba abanya South Africa, baba abanya Tanzania ndetse wenda n'abanyamarawi, ubwo ngubwo bari barimo. Abo ngabo rero basigaye by'umwihariko hakaba barimo abanya South Africa benshi, kuko muri M23 ifata abenshi bari abanya South Africa. Nako nta nubwo yabafasha, bo bamanitse amaboko, irangije bacumbikira mu kigo ikajya bareberera. N'undi ni ikigo cya Sadc cyari giherereye i Mubambiro, ahitwa Mubambiro. Ubwo rero guhera kwa gatanu byavugwaga ko hari abandi basirikare bagera ku 190 ba Sadc nanone bafite critical conditions cyangwa se bafite ibibazo batameze neza, bagomba gutaha bakanyuzwa hano i Goma, bakanyuzwa kuri Grande Barriere hano mu Rwanda, bakanyuzwa i Rubavu, bakaza ku kibuga cy'indege. Ibi ngibi bibaye nyuma yaho Sadc mu nama yagiye ikorana za EAC basabye mu 23 ko yahita ifungura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse n'amahanga ibi ngibi yarabisabye. Ariko M23 yahakanye ko idashobora gufungura kino kibuga cy'indege kuko gishobora kwifashishwa mu bundi buryo bo batatekerezaga. Ariko ubwo by'umwihariko amafosa yasabaga ko M23 yafungura kino kibuga cy'indege kugira ngo Sadc cyangwa se kugira ngo South Africa niza gutwara abasirikare bayo abangaba bari hano bari bafungiye hano mu Bambiro, kugira ngo indege zazigwa i Goma ubundi abo basirikare banyureho batarinze kunyura mu Rwanda. Nuvuga ngo bo icyo bahungaga ni mu Rwanda, ariko noneho diplomasi bashatse gukina yarapfuye. Imaze gupfa rero guhera ku wa gatanu nibwo twari dutegereje ko bagomba kunyura mu Rwanda. Umva abitwa abanyamakuru bose kamera zari zishinyitse, reka bari kumwita kamera zari zishinyitse amenyo hano i Rubavu, bategereje hano kuri Grande Barriere. Kwa gatanu ntibazi, dutegereza ku wa gatandatu. Nanjye ku wa gatandatu niriwe amaso nayaturumbuye nayakanuye mvuganisha iyi nkuru ndayikora ndayibreakinga. Ku wa gatandatu ntibaza, bigera ku cyumweru ntibaza. Noneho batangira gusura amatangazo ngo bashobora kuzaza ngo ku wa kabiri, bari banje kuvuga ngo ku wa kabiri. Noneho barangije kumbe basora itangazo ngo bazaza ku wa kabiri, ariko bagira ngo baze ku wa mbere. Kubera rero abanyamakuru natwe harimo bameze nk'abatasi, urumva, nibwo twamenye inkuru ko saa 11 za mu gitondo z'urukerera bari abanya South Africa bari buze.
mu bagombaga kuza rero harimo ngo abagore batwite, by'umwihariko ngo abagore bagera muri 3. Amakuru noneho ya mbere ari kuvuga ko umwe mu bari batwite ngo witwa Zodwa, n'amazina ngiye nayakoreye ngo yitwa Zodwa, biri kuvuga ko uyu nguyu umwe mu bari batwite ngo tayari ahubwo yamaze no kubyara, umwana yamaze kumushyira hasi hano ngo mu bitaro bya Rubavu. Nubwo bari kuvuga yuko ngo na nubu kwanza ndajya mbabinyishe ko kugeza n'iyi saha kuva mu gitondo cy'isaha gisa 11 bano basirikare bagezwa abambere batangira kugera ku mupaka. Abambere kuko imodoka zahereye urebye mu rukerera ziva mu bambiro iza UN n'izindi zitandukanye n'izizanye abasirikare. Rero kuva muri urwo rukerera rwose baza kubera ngo ubwinshi bwabo, ubwo niko amakuru yandi ari kuvuga, ariko ukabona ko hari ikindi kibyihishe inyuma. Ayo makuru ari kuvuga ko ngo aba basirikare ngo bakiri guteresha amakashi, ngo bakiri mu mupaka no muri Grande Barriere. Ariko aba basirikare bo ngo na South Africa bakaba bavuze ngo ntago tugomba kunyura ku makamera, ntidukeneye ko badukamera. Urumva harimo abakomeretse, harimo abatwite, ariko ngo muri abo batwite nkubwira ko uwa mbere yamaze no gushyira umwana hasi, umwana yamaze kumubyarira hano i Rubavu mu bitaro, niko amakuru ari kuvuga. Amakuru wenda sinyahagazeho neza, ariko nubwo nahagazeho neza bambwiye izina ry'uwitwa Zodwa kandi koko ni izina ry'Irizuru ry'Umunyafurika y'Epfo. Bivuga ngo yamaze kubyarira mu Rwanda, nubwo abandi bari kuvuga yuko ngo kugeza n'ubu batarasohoka umupaka, ariko hari imodoka zakomeje gusohoka kandi ntabwo umuntu yaba agiye kubyara ngo bamubuze kujya kubyara, kandi ntiyasohoka mu modoka isanzwe ifunze niyo yaba ivatiri ngo abanyamakuru bamenye ngo ni umucyo usohotse. Ariko andi makuru yatangiye kujya hanze tayari yuko uwitwa Zodwa w'imyaka 29 uturuka ni muri Afurika y'Epfo, ariko mu mujyi witwa Tabani Dirbe, umujyi witwa Tabani. Abaza Afurika y'Epfo murayibizi, hari imijyi ikomeye, harimo Cape Town na Pretoria, hakazamo Johannesburg, hakazamo na Tabani. Iyo ni umwe mu mijyi ikomeye. None uyu nguyu amaze kubyara rero, namaze kumenya ko yitwa Zodwa, akomoka muri Tabani, muri uyu mujyi, akaba afite imyaka 29. Iyo ni breaking buzaniye wowe, mujye mukurikira amakuru. Ikindi kugeza n'ubu ngubu usibye abangabo wenda ubwo muri 3 batwite umwe avuyemo tayari. Abandi rero bose ngo bari mu mupaka hano muri Grande Barriere. Ndakubwiye ngo abanyamakuru bose Rubavu barekereje, ariko none kugeza n'iyi saha tuvugana ngo bavuze ngo ntidukeneye ko mudufotora, cyane ko babujije n'abanyamakuru gufotora. Ubu ngubu ikintu kiriho ni ukwiba, usibye udufoto turimo turagenda duturuka nyine mo hano imbere muri Grande Barriere, aho biri kuvuga ngo bari guteresha amakashi wenda, ariko urebye ni ukwitinza kugira ngo amasaha y'ijoro agere. Ni ukugira ngo amasaha y'ijoro agere ngo babone uko bagenda, ariko sinyeka ko n'undi bagenda badafashwa amashusho. Nitutanabafatira Rubavu, turanabafatira hano muri izi nzira zose z'Ikanombe no kuri airport, ntihabura abandi baduha amapoto. Murabizi kitwa citizen journalism, yewe naba ku kibuga cy'indege nabo gaho ntihabuze kuruba filime, nkuko no mu mipaka turi kubona amafoto n'amashusho. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire niyo breaking nari nkuzaniye yo kukubwira ko ubu ngubu tayari mu anya South Africa uwa mbere amaze gushyira umwana hasi, yamaze kumubyara Rubavu, akaba yitwa Zodwa, akomoka Tabani, muri uwo mujyi wa Tabani. Ikindi akaba afite imyaka 29. Nyuma y'ibyo rero ngiye gukomeza mbakurikiranire iyi nkuru, ndayikomeza kuyigenda runono, nubwo barimo baratwima amafoto, nubwo bari kwanga ko dufata amashusho, ariko iyi nkuru ngiye gukomeza yigende runono. Aho wenga usaba kora subscribe, kora like, kora share, kora comment, kandi no kora subscribe making sure ko wakanze kukazogera, kuko niba utarakanze kukazogera niyo mpamvu dushiraho ikiganiro ukazajya kucyumva hashize iminsi, kubera ko ntabwo cyita kikugeraho. Ariko nukora subscribe, like, share na comment, ndabizi neza ko ibi byose bizajya bita bikugeraho gatanu kuri
reka ngushimire cyane nkomeze ngukurikiranire aya makuru nkomeze nyacengere nkuzanire n'andi yandi noneho arimo aravugwa by'umwihariko ku rugamba cyangwa se aho imiripuko iri kubera. Reka ngushimire cyane ubwire ngo ndabakunda cyane. Nitwa Stoiktira mutangazaji wa habari RPG Rocket Propelled Grenade. Dusubire.